Ubaye iki? Vaya hano. Uri mu biki? Ndari kuri. Ngo ari kugira ute? Ari kukurira hehe? Ndabizi neza uratwite. Uratwite? Nde so ayinde. Ibyo twariye nijoro ndidotumuruka. Urambwira neza aho impamvu urukuruka mu rugo rwanje aho. Nibyo ugiye kunzobanurira. Icara hagagira bo. None se udatwite? Icara hari. Nje ndi kuburana nawe. Urambwira neza umuntu waguteye inda. Kuko nge ndabizi. Nta muntu wandenda ndasongera kubona ndwite. Mama wawe ndabizi nanjye byamubayeho. Ukubimbakanya gute kandi byaba kunyemeza ngo ndatwite warayinde. Urava hano mbwiye wayiguteye rero. Rero ntago ntwite. Kaza mbamagara ubuyobozi noneho nibwo uradusobanura neza umuntu wayiguteye. Subabijemo gute? None kuri kwakunze abantu nduteye wawe. Munda ni munda avari kunjya nikirungurira. Imyumbati twariye nijoro nizo ziri kukurukisha mwiki gitondo. Imyumbati ndikirungurira. Kanze mbamagara umuyobozi sha. Damaye uramenye ako kantu ni kabi. Yego. Nge umukobwa wanjye nge yaratwite kandi icyo kibazo ugomba kukizama kugira gikemuke. Jesus. Hey. Uzare n'ubundi buyobozi wifashisha abandi bayobozi kugira tubikemure. Nge ndakunda nakiyumvisha buryo kiyaba atwite. Abyutse ari kuruka mu rugo rwanjye. Ndari bimuhasimbukira. Zabi bimeze bite? Ni sawa. Nasiko wabyukiye hamwe. None muri rwango mbyukire mugenda mu ndakiremwa mu ndu cy'umukobwa cyari cyambamagara rwango nduke ndi kujya. Abakobwa se nimba wahimbaje ndago wajya no mu kazi kujye gushaka n'amafaranga. Akazi kaye uko ngira umwana uko ngira umusore. Kurinda najya kwivuna uretse nyine kujya kwiteretera waba uri gukora. Umusore ubwo buriya nujya gushinga urugo uzabaha ibyo binyoni zawe ngo nizo bazabiragaburira abana bawe. Byo gushinga urugo nzaba narabonye ubundi buzima bwo gushinga mu rugo. Kandi nyine udakoraga. Oya. None simwa kunzindukiye mwa nyine nje kukureba iki nje kukureba byibuza tubyukire no mu kazi mana ndabo nje najyana nawe gushaka akazi njya akazi mwiza iminsi ikintu cyo niyemeje ni ukumenya ngo umukobwa mwiza mwikaritse abimukiyemo abavuyemo ibiki byose ibyo ngibyo nibyo mbaga nibereye kandi mwa iki buriya utazi ingaruka z'igitsina agitsindagira mu kindi byataza kuba iryo tsindagira nagira ibitsina rero ndago warabaye kuvuga ngo ibintu bijyanye n'inoza ibintu bijyanye na biriya bintu mushakaga kubigoreka kubinyura ku ruhande kandi nibyo byatumije tuzaga no kuba ubutaka kubigoreka nyine ukabikora igihe kigeze si kege nge niba byarabaye sinavutse nyine igihe kigeze no mu rugo reka ngubaze iyo ugiye ukagura ihene ikabyara kandi gahene kakarinda kabyara unakiri kuyaragira iyo hene ariho niyo hene uzi ubwenge ni uri gukora kugira abana bawe bazavuke basange warakora none wewe ahubwo ngo watangiye gushaka kubabyara ikige no uzaba ngenda ngo nderaga inda nawe kuvuga ubushobozi nabo ntamwe amabwa ngana ndayo ndonoyitera ndonoyitera pe uzabyemera baje kugufata baje kumva tikira muri aho hose abakobwa bari kwirirwa baratakanga anari ubusore bw'ubwangamwe buri kwirirwa muri ababunga bambwe kuzangenda nakoresha agakingirizo rero nge birabibyuye biba amaraso urumva neza kubera ko nzazarinda ndago wangira nge nakujyana muri gereza n'abatari baratuzaga kanzu urambona cyane mu rugo rwawe komera burace nge komera mu mbayubo uyu ni wa mukobwa wawe se n'uyu nguyu wambwiraga n'uyu mwicare ni karebo dore ngo tudutebe inzira zari zatubanye ndende hari habaye ikisi kandi inzira zari zambanye ndende nanyuze mu nzira ndatinda ariko byarangije nje abayobozi namwe mufite utugahunda twinshi nyine ahubwo kuvuga no gutaruka nenge ni ingingo nyamukuru nyine utumije nyine umpamagara ingingo nyamukuru uyu mukobwa wanjye ngewe ndabizi neza aratwite Game over. Ngaramutse munyihanganire nari nibagiye kujya kuzana amadokima Damaye uramenye ako kantu ni kabi. Inongotsa yawe itwitiye nde twitiye cande ni cande cyamuteye iyo nde iyo umva witoteza uyu mwari w'u Rwanda wimutoteza uburenganzira nagukubitaye no ni mu musanga turambika hasi ngagize ute angiye ukunja kahiga mera neza none ari kutanga umva ye muko ikintu tugiye kugutegeka nuko wajya kubwira uwo muhungu wayiguteye
ukamuzana aha Nsigaye ngaha mwabwiwe n'icyo tukajya mubwiye. kumufunga cyangwa se akemera akagutura. oya namuhamagara natwe turi kumva aramuhamagara ari hano tumurekuye kagende yahita ducika ingo nyine Siko bimeze ra? Ni ukuzana uwo musore waguteye inda. muhamagare Ibintu byo kujya barabunza ubunyoni umudugudu kose Baraduca. baratuzanye Muhamagare. barazibunza bari gutera abakobwa b'abandi amada. ariko oya bumuretse Oya, mureke. oya nahamagare uwo musore amuteye inda kandi namuhamagare muretse mwereke kandi umubwire umugutoteza ko si ukugutoteza ufite uburenganzira bwawe ariko namuhamagare ugomba guhamagara uwo muhungu waguteye iyo nda harusoni akaza akagutunga cyangwa se atakemera kugutunga tukajya kumufunga. bunari n'ibintu bishasha bavuga ngo bakuragamo inda do turemera mwezi telefone amamagara afite amayinite afite telefone gira vuba vuba turi kumva kandi ushyiraho kandi umubwire kugira aze mubwiye ko ugiye kongera kumubonja nushaka ukuntu umutereta umubwire umere nguru kumutereta umubwire amere ngushe gusura hamagara iyo ndigase yawe gira vuba vuba kandi ushire parirere ariko turamwumva uburyo turumva ibyo ari kuvuga undi afite imyaka ingahe umuhamagara umeze nguru kumutereta ngushe gusura nguko yari asanzwe anagusura Mtushekelewa ano? Shu umeze ute? Nyine shu mva ndi mu rugo njye nyine singo mva ngwino nyine mani nagukumbuye subiza ibintu wamenyeje imva ihute urakenewe ahubwo nyaruka umva gira vuba kuko urakenewe pe wagira uri umuti mubwire ashaka se atiteguye oya naba ariyo nushaka uza utoza nta kibazo nta n'ikibazo bintwaye azi uko ari ataza ko umuntu atarasa niba avuye gupfa twe dushaka umuntu usa neza ihute shu Mwese byumvishije siko noneho umukobwa mbamagara uri kubyumva dubyumva batangiye kukwakura umva baranje babafunga kujya kumumena imbyiko reka noneho ndanagutuzi noge vuba vuba n'icyafuze nyine ndonje vuba wenda ndanaguherekeza mbega ndagukora iki wowe ko ndakikoraga ntabwo nakiriko ndaguherekeza ndamfashe Sezini ni ngombwa ni muga kwinoza ndari ngombwa nusu uzogera muri gereza kurangamenye ufite gereza nagaza nabari kuzirusa barahageraga wangaga kubikora ubundi ukanajya Game over. kakweto rero iyo apanye wazanye gakweto kabi undi bangundiraga iki ko ndambaraga gusa nizo bipandaro nabimujyanamo none mundi mugabo abagarimo mwimbere tuko twakoranye natwo dutumyaga amenya icyo ndico sawa umwana w'umukobwa umwari mwiza ubereye u Rwanda guhamagare nuragaza witabe uri gutinda witabe uri gutinda hano manono ariko ndagamutsimbaga gameze nk'agibishuhe uragabonaga gameze nk'agibishuhe nk'ingende ariko nyine ni muba ntabwo ni kuba mfite agatsina numvisha gukeneye cyane kiravuga mbo mbashije guca manzane ndabura soko ngira imana ubwo ugiye kuborosesha ugiye kubijyana neza byinshi uretse manzane n'agakirikizo ubwo cyakurikije nde ko nzi ko se atabikundaga cyo cyakurikije ndamfashe reka ntabwo nafata ko ibyo bintu ndamfashe kano gakirikizo ntabwo nafata ko ibyo bintu mwana ndanga kubikora ndakomvite ndamfashe mwe kabze kubifasha ariko fata kintu bakiza babimaze kugafata utagashaka kana gatereka mbo ndamborose uburoso ndabwo ngira gisore kitagira n'uburoso bwo kwiborosesha kiracyakenera gusambana Tamaye uramenye ako kantu ni kabi. upfa kuba ufite amagambo garyoshye turimi tutyaye buryo waborosesha se n'indoki ku buryo wabuze n'uburoso bwa desa sha ndi kuborosesha igitiritiri ariko ndabwo ngiri kubona ubushobozi nakubwira iki uzamubwire ko ndi umukene nzamubwira iki se ko hari iminsi zizakubwira iminsi zizakubwira uri kwandura ibisida uri gutera inda uri kubwira my god nayo kurera nawe ubwawe ubaye utifashije ushaka kongeraho n'abandi ba gatatu ndakuwe ko inda batereraga mu gakingirizo simbagurika nakubwira iki
genda gake ngo ndi nakubonye komera gute ayi mkumbuye kundusha isa nagwandusha njye ibaze ko ari rege ngutekerezaga ndi kurya Oya. gato Game over. Imana pe iyo ngutekereje ndi kunya mbitaga mbisubika Fasha. nyine ndakezaga kuzajya kwiba ukwezi ku mana akukuzanira ako kwezi izikarigi mboberaga nkumva rino juru riratwegeye nkumva riri gushaka kutugwaho Oya. yewe gadata we uburetse ubusubiye inyuma gato ari utuntu tubiri tungoze hano ongera twumve yewe gadata we nudufo bifo umva samakuru ni meza ariko ndabari nta muntu uriyo ucameze njyenyine rero nuko uko nanze kukwereka buno munsi ngiye kuza ndakoresha agakingirizo nzongera kugira Nzongera kugira. utazashiduka ndaye umundinda asanga amazi ararenze ingombe gute ararenze Eh, ingombe oya gasize ongera mbobere rimwe numwe kuguhobera ubunda kwe gatoya so wabaye uri kuzajya urambobera nkumva hano akanyoni kabaye kamwe oya ni kagasameze wandekura kugora kakamanuka bikuba bigenzutse simbizi ni mikuruzi none ubwo rero wega data we nawe ubundi sinzi kuntu bibaga byagenze wambobera nkumva karagutse wandekura kakongera kakagwa byagenze twagiye mu nda ko tukwabagura ngo ukwabagura iki sha ukwabagura iki sheri aba ni bande hanyine nguni wawe ndanenda n'uyu nguyu Nabacishije bugufi. nyine basi aba bantu Nabacishije bugufi. umva kumvikana umuntu buri wese nagera avuga ahawe ijambo aba bantu njye urambwira ukuntu sibagize ko igihe naguhobereye nguhobera ndago bari hano nda nubwo bari bari kundeba umukobwa nawe wamuteye inda uramutwara uremera ubu ni wenda n'ubushobozi bw'ufite bwo gutunga umugore ikintu rero ikikurikiyeho ni uko twajya gufunga Uyu we turajya kumufunga. aba ngaba nibo batumaga abari b'u Rwanda badindira mu iterambere. ni wowe wanyoheje Watoheje gute? haguruka tugende uzi igikurikiyeho noneho ndashaka gukorera nk'izaba baritazara mana nyagasani we Mva yemwa. arameye muga Ngiye guca kunyara ngusigire kubesha. mana we noneho izo nda ujya uraziterera mu bitekerezo Mva yemwa. yego rata ye muga Uzi bagiye kuguca akanyoni. Kugize ngo